Bamwe mu baturage bo mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini bavuga ko abanyeshuri biga muri GS Juru na GS Nyamiyaga baterwa n'imyuka mibi bari mu kigo maze bagera hanze y'ikigo bose bagakira. Aba baturage bakaba bavuga ko bimaze igihe kinini dore ko byahereye mu kigo cya GS Nyamiyaga. Bakaba basaba inzego zibishinzwe gukurikirana iki kibazo kuko bibangamira imyigire y'aba bana nk'uko bigarukaho muri aya magambo. Amadayimoni aba ku bigo by'amashuri, abana bapfa buri munsi. Iyo twari tuzi ngo nibafungura wenda bizacogora, none nanone ngo barafunguye, ibyo bintu birahaba. Ikintu cyica aba bana rero ntabwo tukizi. Abaturage ntabafata, ariko noneho ku kigo cy'amashuri nubwo barimo kuvuga ngo ntabe Nyamiyaga, ibyo bintu niho byahereye. Amagini arabafata cyane, atangira afata nka 2, byageraho agafata nka 5, ndetse abana baza kuva kuri ibyo bigo abenshi bimukira ku cyajuru kubera yuko babonaga hari umutekano. Hashira igihe gitoya abana barafunga, bafunguye icy'umwaka bongeye batangiye birongera bitangira gufata ab'ikigo cyajuru. Ab'ikigo cyajuru ndetse bafatwa bikubita hasi, bafata amabuye batera abandi banyeshuri, hanyuma bagasara bavuga umuntu, bamuvuga bati ni runaka ni runaka. Ubwo ngubwo abandi bana bakajya bavuga bati ntabwo tuzasubira kukigaho. Ninjye muyobozi w'uyu mudugudu, ariko natwe tubona abana bafatwa, ariko ntabwo tuzi ngo bigenda bite, ntabwo tuzi ngo biva he birajya hehe, nuko tubona abana bafatwa gusa, natwe ntabwo tuzi ko biba bimeze. Keretse ko bavuga ngo baraterekera, ubwo ntiwasanga hari igihango mwatatiye. Ibyo ababikoraga ni abakera, twebwe ntabwo tubizi. Ubona biterwa n'iki wowe? Ntabwo nabimenya rwose. Aba baturage kandi bavuga ko usibye kwiyambaza Imana naho ubundi iyi myuka mibi ntisiba gufata abana babo, dore ko ubwo umunyamakuru yageraga muri iki kigo yasanze abana imiborogo ari yose, bavuga ko imyuka mibi yabateye induru ziri hejuru, usibye ko ubuyobozi bw'iri shuri butemeye ko dufata amashusho. Ab'ikigo cyajuru ndetse bafatwa bikubita hasi, bafata amabuye batera abandi banyeshuri, hanyuma bagasara bavuga umuntu, bamuvuga bati ni runaka ni runaka. Ubwo ngubwo abandi bana bakajya bavuga bati ntabwo tuzasubira kukigaho. Nanjye mfite umwana wigayo mu wa 2 sogonderi, ariko nawe yashatse kuvuga ngo tumuhindurire dushaka ikindi kigo yajyaho. Twebwe turavuga tuti, ndamubwira nti ujye ugera muri gate hariya ku muryango usenga Imana, nanjye uzaba ugenda nkubohoje. Nugera mu muryango w'ishuri wongere wiragize Imana, nanjye nzambikurikirana. Ariko ikintu kirekire ndimo kubona, ku wa 5 abana barasenga ku ishuri, ariko bagize abantu wenda bakuru bemererwa bakajya bafatanya, hagira wenda imyuka mibi ihunga, cyangwa bakagira n'abandi bantu bakomeye kubera ko haba hariho abantu bafite imbaraga zo gusenga, bakajya bagenda bakemererwa ku kigo aho ngaho, hakajya habera isengesho, tukareba ko twabohoza ikigo cya Juru ndetse n'icya Nyamiyaga byashoboka, amasengesho akajya agenda akahabera, kuko dufite ikibazo, kuko hambere hari n'umuhungu n'ubundi byafashe nawe bimufatirayo, ngo kandi byari byaravuze yuko ngo hakenewe umuhungu bivugira mu bandi bana ngo azabe igitambo cyabo. Abana bakagira ubwoba, hariho n'abavuye kuri ibyo bigo bajya ahandi. Ubwo hari umukobwa yeganaga n'uwanjye, we yagiye kwiga i Kigali, ngo ntabwo yahama muri ibyo bintu by'amagini. Ubwo nabo rero biga bahangayitse, kandi umwana wiga ahangayitse. Hari n'igihe hari ibyaca ku ruhande, bicara bavuga bati runaka arahaguruka, tujya kubona tukabona arahagurutse akagenda, atabarimu nabo barahunga, atahanini baterurwa n'abanyeshuri. Ubwo tukumva ni imbogamizi, tukumva ni ikibazo gikomeye, ariko batwemereye namwe mukadukorera ubuvugizi, batwemerera hakajya habera iki isengesho, tukabohoza kiriya kigo, tukareba ko twafatanya n'Imana. Icyo nasaba ni uko mwabikurikirana, nangwa ubuyobozi bukabikurikirana bukareba aho icyo kibazo kiri kuva, tukareba ukuntu abana bacu babaho neza. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iri shuri, umuyobozi w'ikigo yakanye yivuye inyuma avuga ko iyi myuka mibi ntayiba muri iki kigo, ariko nawe yemera ko byahereye mu kigo cya GS Nyamiyaga. Ikindi kandi aba banyeshuri avuga ko bafite uburwayi bwo mu mutwe
ko imiryango yabo ikwiye kujya kubavuza kuko nta myuka mibi iri muri iri shuri. Gusa nanone umuyobozi w'iri shuri yanze kutwemerera ko dukorana ikiganiro, maze umunyamakuru akuriye bwabaga afata amajwi umuyobozi w'iri shuri Bahizi Focus. Ubundi ntabwo tuvuga nta madayimoni ari amadayimoni no kwa muganga. Ibiganiro bahaye abana ahangaha n'ababyeyi mu nteko z'abaturage ahangaha barababwiye ntabwo ari amadayimoni. Uzajya agaragaraho n'ikibazo ni uburwayi buzwi buvurwa n'ubujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kandi uko bikunze gufata abana bari hagati y'imyaka 11 na 16. Sibyo ni ibintu byakozwe n'ubushakashatsi babizi byanditse scientifiquement, abantu badetecta cyangwa se banariza bakaba banatanga n'imiti. Ari ibyo mbabwira ni byavuzwe n'umuganga ukuri kandi uri muri health, muri mental health hariya kuri hospital ya Gahini. Babwira abana, babwira community ziranga hanze. Ntabwo bashaka kwemera ko abana ari uburwayi ngo bakurikirane, ndetse biba na ngombwa n'ubuzima bwo muke babajyana n'indera. Hospital hariya Gahini, ariko biba biramutse bibarenze babajyana n'indera. Sibyo kurita ko abantu bashaka kwita ngo n'amadayimoni. Ikibazo byari ni kiriya, ni ikijyanye n'uburwayi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kandi ngo ni indwara zakorewe ubushakashatsi bw'ubuzima bidakotinga umuganga muri sensibilisation ku ishuri ahangaha no muri communautaire yahiye. Umwana ugaragaza ibyo bimenyetso baricyo kubyita amashitani, baricyo kubyita amadayimoni, ni uburwayi buzwi, babazane kwa muganga babafashe bavure. Ubusanzwe ibi bigo uko ari bibiri bigaragaramo ibibazo by'imyuka mibi ifata abana babo, ari nayo mpamvu basaba ko iki kibazo gikwiye gushakirwa igisubizo aho guhindurwa abarwayi bafite indwara zo mu mutwe. Didier Tegekimana, ATV mu karere ka Kayonza. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 47 na 0782 75 67 92. Utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.